none se ubundi Rosine imyaka 24 ntago ari mikeya ubundi buteganya kurushinga rya imyaka 24 ko nta nubwo ari myinshi kandi sini ngiye mfite n'umwana so ndacyafite inshingano zo gukurikirana wenda bizazira umugabo ngamushaka nzamushaka nazampropose nzamwemera ariko ntago ndamenya n'iryari ariko ufite umwana nabyo narinze ufite umwana w'imyaka ingahe imyaka 4 ni mukuru cyane se umwana wawe ni umukobwa n'umuhungu umwana wawe murabana abana na mama wanje umwana wawe afite imyaka 4 harya arumubwiye n'umukobwa cyane umuhungu n'umuhungu yitwa Mugisha Prince yego ni iki wenda nk'umuntu ufite umwana uri proud kuko hari abantu benshi baba bafite abana ariko kubera yuko wenda bakiri abakobwa cyangwa akiri umusore akumva ntari na proud yo kuba yavuga ko afite umwana igihe kinini ugasanga aragenda bihakana ashaka donc kubikwepa wenda nkawe umwana wawe ibyo byose uri proud ye niki kigushimisha ku mwana wawe nkeka ko ari amakosa umuntu kutaba proud cyangwa kuba atishimiye umwana yabyaye kuko inzira zose baba baramubyaye mukoza bazimeze kose n'umuntu waremye nta kintu wamukorera kandi abagukeneye ni wowe mubyeyi we ni wowe atezeho buri kimwe muri make ni wowe uhagarariyeho so uwo muntu utamwishimiye ngo nawe ajya yibona ko mwishimiye n'igihe cyo cyose yakurana upfunwa avuga ngo mama ntiyankundaga papa ntiyankundaga gasanga byamuviramo wenda n'ikibazo akoze ariko jewe n'ubusanzwe nkunda abana ntaranabyara nakundaga abana numva nishimiye abana wenda biterwa ku mugani n'ukuntu wenda imosiyo z'umuntu ziba zimeze yakuje nkunda abana noneho cyane uwanjye cyangwa umwana numva naba nabyaye ni nk'ihame ni nk'itegeko kumukunda no kumwishimira no kuba kabisa numva ko inshingano zose ningiye ugomba kuzubahiriza kandi ari ibyanjye nyine ari nge muntu ashingiyeho kandi ari nge ugomba gukora buri kimwe so ndi proud ye cyane ntitaye kuri kino na kiriya nzi ko ari umwana wanjye nkuko iwacu bambyaye bakandira bakankuza bakabyihanganira ibyo byose nanjye nzi ko ngomba kwihanganira aho nzabyara bose ntazi umubare nkabihanganira bose nkazabarera bagakura kandi nkabarera neza wumva uzabyara abana bangahe ntabwo mbazi neza kubera yuko ntaramenya nyine icyifuzo cyawe wenda bashobora kuba 3 cyangwa 2 wenda ashobora n'umugabo wifuza kubyara 8 ntabwo imibare ntabwo ari sawa neza ntabwo imibare twahuza neza ariko barakubwiye wenda baraguhamagaye barakubwiye tugiye kuguha umwanya muri government ni iyihe position wahitamo sinyizi neza ntabwo none nahita nyitekereza nyumenye waba gitifu waba meya waba ministry waba depite wahitamo iyihe position wenda nawe njyewe nyubuye nyine ubona wenda naba nka perezida ngo utabaye perezida ra indi wakwemera iyindi ubwo urumva najya kuzitekerezaho ukuntu zimeze n'ukuntu ari nziza zirutanwa n'ibyo ngibyo ariko ubwo ari icyo kumpetisha amatwi kugira uhe muyobozi navuga nti igihe runaka muzantore mbe perezida kubera icyo wahitamo kuba perezida nyine aba afite inshingano nyinshi kandi nkunda igihugu cyanjye first ndi na proud yacyo kandi nakemera gukora buri kimwe ku bwacyo so ntacyo naba numva ari inshingano zanjye nk'umunyarwanda ninde muntu ufata nka idole wawe muri industry ni Nadia Ball ndamukunda nkunda Lupita Nyong'o hano mu Rwanda nkunda intare y'ingore cyangwa wazi nka Speransia yego ndamukunda cyane mu buzima busanzwe umuntu ufata nk'urugero rwawe ni His Excellence kubera iki umuyobozi mwiza utanga urugero cyane kuri buri umwe kabisa n'ubundi ni nk'iki wenda yakoze ku buryo aricyo cyatumye wenda amarangamutima yawe yumva yuko uriya muntu ngomba kumufata nka idol wanjye kuva kera ngendeye ku mateka y'undi gihugu cyanjye cyageze no kugeza uyu munota ntago wenda amateka yakunze kuba kuranga igihugu cyacu atari meza yabayeho ndiho ariko nyakurikiranye yose nkabona ahantu igihugu cyanjye cyari kiri mu myaka ishize nkareba n'uyu munsi ahantu kiri
birampamya neza bikampa neza no gukunda umuyobozi wanjye no kumva ko ari we role wanjye kuko hari icyo yakoze kinini cyane yakoze ikintu gikomeye cyane n'undi wari we wese yumva yishimiye kandi ari proud yacyo. Afite ababyeyi? Afite mama. Uri umwana wa kangahe mu bana bangahe? Ndi umwana wa kabiri ariko kwa papa na mama ndi umwana wa kabiri ariko mbanziza yarapfuye yapfuye akiri muto cyane ubwo nyine ninjye mukuru yego tuwa kabiri. Uyu munsi ni nkaho wakitinga nk'imfura. Yego. Iyo wicaye uba wumva ari nk'izihe nshingano zikomeye ufite ku muryango wawe? Hafi ya zose. Hafi ya zose uba wumva ari wowe uzifite. Okay, wenda Rosine mu buzima busanzwe akunda kurya iki? Akunda kunywa iki? Ndakurya imbuto cyane. Ziraniryohera inshuro nyinshi ndazirya. Amata nkunda kunywa amata. Niyo ngize Imana hakubitana n'igikoma. Ndi igikoma. Nubwo narabyibushye cyane nk'umuntu ukinywa ariko iyo ngize Imana hakubitana nacyo ndakinywa ndagikunda. Ukunda kubyibuha? Oya. Ubu ngubu ufite ibiro bingahe? Mfite 50 njyana 23 gutyo. 52. Simeruka kubyipimisha. Uba wumva nk'ibiro wowe ushaka ari nk'ibi? N'ubundi naho birenze byaba nabaye munini ngira ngo. Ariko ibiro ntago cyane bigendera kuko umuntu angana. Haje uri munini ufite ibiro bike. Iyo uri mutoya ufite ibiro binini byinshi. So umuntu ukora siporo cyane akunda kugira ibiro byinshi kandi nkora siporo. So sinzi ibiro nagira ariko kuba munini ho ndakuba ndinganiye wenda bibaye. Wenda tugenda wenda tugana ku musozo hari nk'utuntu abantu baba bagenda bibaza uri gukora uri gukina filme ugaragara mu maproje menshi wenda ufite n'indi mishinga ya ku ruhande tatubwiye ariko ibyo byose iyo umuntu ari gukora aba afite ikintu ashaka kugeraho ubundi gukora kwa Rosine arifuza kugera kuki? Muri industry yanjye ndifuza kuba umukinnyi mwiza paka nzageraho igihugu cyanjye wenda navuga ngo kinyishimiye cyangwa kibona ko hari umusanzu natanze ku gihugu cyanjye kandi binashobokeye wenda mu minsi iri imbere ntangira guproducinga filime zanjye. Producinga filime zawe ubona uzabinyuza mu zenzero? Nyine nzabona amafaranga nzakina mbona amafaranga guhita ugenda umenyana n'abantu nyine barushijeho kuba wenda bagufasha so ibyo byose birimo biragenda biza gake gake kuko igihe nzabigereraho ntangire nanjye gukora ibyanjye. Ushinge company yawe cyane bikomeye. Yes, wumva nko mu myaka yenda tuvuge nk'itanu iri imbere Rosine azaba ari muntu ki, azaba ari hehe, azaba ari kuri rwego? Wumva iyo uryamye ukabirota cyangwa se ukicara ukabitekereza uba wumva nko mu myaka itanu wifuza kuba umeze ute? Rosine mu myaka itanu ni umustar ukomeye kuko nkunda umwuga nkora, nkunda gukina filime, nkunda gukora filime. So niba imbere byiza nkakomeza nkakina bikampira nkazagera kuri izo nzozi nkatangira gukora izanjye filime nzaba ndi ku rwego rukomeye ntibizanagutangaza ndi Hollywood. ati ndi Hollywood cyane ni inzozi zose kandi inzozi iyo uzikurikiranye uzigeraho. None se umunsi wawe ubundi ubuteye ute? Tuvuge umunsi wawe guhera mu gitondo kugeza usubiye mu buriri. Mu gitondo iyo ntafite akazi iyo ntafite shoot ndabyuka mu gitondo ngasenga nkuko bisanzwe iyo mbyibutse Hasingiye ubyibagirwa? Yes. Ariko njye kuryama sinyabyibagirwa. Iyo mbyutse nkunze kubyibagirwa bitewe na gahunda ziba zifite z'umunsi. Ariko njye kuryama sinyabyibagirwa. Basi mvuga n'amagambo make ashoka ko nkasenga. Nkanywa amazi, namara kunywa amazi nkabyuka nkareba ukuntu haramutse hanze. Mu masaha makeya nkaza nko kunywa nk'icyayi. Saa sita nkarya ibiryo. Saa 11 saa 12 nkajya muri siporo hilltop muri gym nkakoraho gake izo nshoboye nkataha nkaruhuka cyane naba hari filime nkareba filime nkora chat nda social media nkachatinga n'aba friends nkumva ibintu byaryoshye. Kubera iki ukunda social media? Nyine ndeba haye ibintu bitandukanye ndeba abastar nshaka kureba ndeba ibintu byinshi mfite telefone mfite smartphone se kuri iki gihe kintu wajya njya kuri YouTube nkasacinga ibyo nshaka kwiga kumenya nkiga ibintu bitandukanye nkareba short movies nkareba filime zigezweho nkareba abastar bagezweho nkareba ikombe babonye ibintu byinshi cyane. Reka tugereranye tugana ku musozo. Ubundi Rosine nko mu cyumweru ateretwa n'abasore bangahe?
gishobora no kurangira ntawe nko mu kwezi ntabwo nabimenya ko ni bake cyane ntabwo nese bankura he nuba kuri social media se kuri social media se umuntu aza akandikanyira ko ndagukunda nkunda filime zawe navuze gutereta kuneta mbwa udukundane se njyewe inshuro nyinshi boyfriend wanjye mba naramuposting so abatipe benshi usanga nyine baba babyihanganiye ntibanirete none se cyangwa naba ntanabikoze ugasanga nyine uyu munsi ufite boyfriend ariko ari nk'umukobwa nyine nk'iyo umutipe aje kumutereta hari ibintu abanza kumuteguza akamubwira ati nimba wakwihanganira ibi sava nimba utabyihanganira rwose nta kintu mwijeje wowe nibihe byibanze usaba umuntu uje kugutereta ko nimba ashaka ko mukundana agomba kubyihanganira njyewe ntabwo umuntu yabwanze nkuterete ngo nemere donc ariko umuntu ntamubonye ntamubonye first mbanze mukunde physical ntabwo nawe ndi bumukunde niba yazafite ibiki ntabwo giye naba ndi bubikunde ati physical njyewe nabanza gukunda umuntu physical nawe gukunda physical nzi kindi mind yose nshobora kuyihindura mu buryo bwanjye wenda ko naba nkeneye ko ibintu bigenda barumva ibintu byose bindi byahinduka baye nkunda ariko ubundi nakikunda physical ubundi ukunda sinzi boyfriend wawe sinzi kameze ubwo ndi aba muzi mbamenye ngo physically Rosine akunda abasore bameze physical ukunda abasore bameze gute umusore wambaye neza kuva hasi kugera hejuru nyine uzi ko kwambara si physique nyine ugaragara neza uzi ko bari mu bantu unanutse muremure mu uko yabangana kose ntabwo ibyo njya mbyibuka ndepfa ko nakunze ukuntu asi inyuma aberewe n'ukuntu arimo avuga cyangwa aganira mu bantu ukuntu arimo yitwara muri sosiyete cyangwa ahantu ari uko bimeze kose ushobora kubona niyo namubona ari wenyine nkabibona ko twari umuntu nkeneye ngira ngo cyangwa nakenera iyo step wenda ya physical ivuyeho noneho wamukunze noneho aragupropose arakubwira ati nyine ari kugutereta conditions umuha zibanze hari nk'umuntu ukubwira ati njyewe nitaba telefone gake mba nyifite mu mufuka wanjye gake numamagara ukambura urasabwa kubyihanganira nimba wumva utabyihanganira ko uzampamagara kenshi ukambura nta kintu mwijeje uretse ko wenda ngiye nakunze umusore condition sinzi ko nyine nazigenderaho cyane cyangwa nabasha no kuzitanga ariko umusore wenda naba nakunze abaye akunda akazi kanjye agomba no kugaha agaciro of course yaba azi ko nagiye gukina akamenya ko phone nyinshi zitari bukunde hari igihe cyo kumuvugisha mbonye umwanya nkamuvugisha ikindi cyambangamira se ni nk'iki buriya wenda ushobora gukora n'ibindi ni ibisanzwe ariko abaye azi ko ndi mu kazi ntanderange kandi akumva ko nyine ndi mu kazi ntibimubangamire nkakora nkarangiza twaba tubonana cyangwa twaba